byari byo byose iyo umuntu yarenganye kurenganurwa nibyo byose ari ukuba iriya foto yakurwaho hari n'uburyo bwo kuyikuraho noneho hari n'ibyo yankoreye ntawe n'indiki y'akababaro ntabwo byaba ari igitangaza kuko nararenganyijwe iriya foto yarandenganye yambajije ngo aya makuru ndayazi narayabonye nanjye no mu binyamakuru cyangwa no bundi buryo nagira ngo rero mbizeze yuko iki kibazo nzakiganiraho na Minisitiri w'Ubutabera kuko niho hari kijya mu nshingano ze neza. Ntabwo namenye ko bari barimo kumfotora ariko nyuma yaho naje kuza maze guhumurizwa no kugira ngo nkate ntahe naje kuza kubona umuntu w'umugabo wari uhagatiye apareyi kamera ebyiri imwe iburyo indi bumoso na foto isimple yari afite mu kiganza. Uwo mugabo naroraga ari nk'umuzungu kuko yari afite imisatsi yenda gusa nk'iya abarabu simbizi kandi ndoro ari umugabo munini. Uwo ngubwo inkiko gacaca zaze gusobanurwa n'abayobozi batubwira yuko tugomba gukora inkiko gacaca tutangira gusuganya amakuru mu kagari noneho kuva mu kagari amakuru akongera akajya mu murenge tuva mu murenge amakuru akajya mu karere noneho batubwira yuko dukwiye kwitoramo amakomite y'inyangamugayo. Murakoze cyane. Ubwo twitoramo amakomite y'inyangamugayo ariko buri kagari buri mudugudu ukagira inyangamugayo zawo n'uwayobora wabo. Ubwo mu mudugudu w'Agakombe nabaye umwe mu nyangamugayo zatowe. Ubwo byarakomeje ariko sinarinzi ingaruka ya foto. Ikindi kandi nari namenya yuko iyo foto nayifotowe. Oya, ubwo nabaye inyangamugayo nicara ku ntebe y'inyangamugayo hanyuma mu gihe cy'inama za gacaca haza umuntu ati nagiye i Kigali ku rwibutso mbona ifoto y'uyu Apolinari afite umuhoro. Oya, yari nka 1996. Ati namubonye ku rwibutso afite umuhoro. Bukeye undaraza ati nanjye naramubonye. Undaraza ati nanjye naramubonye. Abantu baba nka 3 cyangwa 4 babonye iyo foto ku rwibutso yanjye. Noneho rero inteko y'umudugudu isaba yuko nkwiye guhaguruka ku ntebe y'inyangamugayo ngo ejo iyo foto itazakurikiranwa maze bagasanga muri gacaca yo muri Gakombe umudugudu wa Gakombe harimo umuntu wakoze jenoside yicaye mu ntego. Ubwoba bwo narabugize kubera yuko simpakana yuko jenoside itabaye, simpakana ko abantu batisha abandi, ariko ndahakana iyi foto kwikw'imbeshyira ntari umwe muri abo. Ariko rero ubwo babwo narabugize
kuko no kuzira karengane bibaho kuva ifoto yanjye irimo kundega hari igihe nashoboraga kuzira iyo foto barambajije batese polinari koko iyo foto urayizi warafotowe koko numva ngaho ku Gisozi ndahagera ariko nkurikije uko abantu bavuga nkibuka n'ibintu byambereyeho mu cya kabiri nkibuka nuko nahinduye nkabona umuntu wari ufite amafoto sinamubonye afotora amakamera n'amafoto mu ntoki asanzwe ngomba kuba narafotorwa aho ngaho niyo foto koko ishobora kuba ari yanjye ariko ngomba kuba narafotorwa aho ngaho ipfunwe ryo ni ngombwa byonyine no guhaguruswa ku ntebe y'inyangamugayo bigaragaza ko ntakiri inyangamugayo numvaga ari agahinda gakomeye nkirinda kandi nkangana n'umuntu duhura agashaka kumbaza ibyo bintu nashoboraga kubivugira mu nteko cyangwa muri gacaca ariko umuntu twahuraga agashaka kumvugisha nk'ibyo ngibyo numvaga mwanze nkumva namurakariye cyane ibyo ngibyo handi nagombaga kujya kuko ubuyobozi bwari mu nteko n'ubuyobozi bw'umurenge n'akagari bose byakorerwaga mu nteko rusange rero nta bandi nagombaga kujya kubwira uretse ko nisobanuriye mu nteko rusange nyine hanyuma nkisobanura gutyo niko byagenze ariko ntabwo nari nzi nagombaga kujya kubibwira abandi ibyo ngibyo ntabwo njya mbyibazaho cyane ifoto yo ndabizi ko yagaragaye ikindi kandi n'abana banjye ndetse n'umuryango wanjye kimwe n'abaturage bose abenshi barayibonye kuri za televiziyo barayibonye noneho no kubyumva byonyine abantu babivuga nanjye nigeze kujya nganiriza umuryango nkababwira yuko iyo foto yabayeho kandi iriho ubwo rero kuba byazagira icyo bihindura ku muryango wanjye ngo batere wenda ubwoba ibyo byose sinzi niba ariko byagenda ndumva ntajya mpibazaho cyane ibyo ari byo byose kuri njyewe mbona biramuhungabanyije yamereye nabi koko ku buryo no kuba ndahangaha kuva mu gihe cy'intambara iminsi nagiyemo ku isoko nimbarwa mikeya mpora nibereye ahangaha naho Kigali sinjya njyayo nta n'ahandi njya nkibera ahangaha yewe najyaga njya no mu misa nigeze kuba umuntu ukora umutekano mu kiliziya noneho undebye wese nkasanga arimo kundeba iyo foto uwo duhuye wese agashaka kumbaza iby'iyo foto bituma rero noneho niyemeza kwigumira mu rugo nkibera ahangaha kubw'iyo foto nteye ubuhungabane nta wigeze nyegera uretse ko mu nama nk'iyo zingizi z'agacaca nyine twajyagayo bakaba bambaza bati byagenze gute nkongera ngasubira muri bya bindi by'ukuntu byangendekeye mvuye Gatenzi naho ubundi nta wundi wigeze aza kungira inama wenda ngo ngira ati ibi bintu bimeze gutya na gutya twabigenza gutya na gutya twakugenzereza gutya na gutya uretse mwebwe cyakoze cyo hari n'undi ntahisha
umugabo uherutse kuyinsanga ahangaha mu rugo aza ambaza iby'iyo foto, nawe yarayinyeretse muri telefone ye, nawe yanyeretse iyo foto, yarayinyeretse nkuko namwe muyinyeretse. Nguwo muntu wahageza, biragaragara rwose yuko iyi foto insebya kandi inambishyira. Ubwo ngubwo nta karengane, iyi foto irimo irandenganya kandi irambeshyira. Ibyo byose ikintu nasaba nuko nk'ubuyobozi na nyakubahwa Perezida Kagame, nzi ko ajya ari umucamanza w'intabera, ajya arenganira abarengana, nanjye narenganurwa. Ibyo ari byo byose, iyo umuntu yarenganye, kurenganurwa n'ibyo byose, ari ukuba iriya foto yakurwaho, hari n'uburyo bwo kuyikuraho. Noneho hari n'ibyo yankoreye, ntawe n'indiki y'akababaro, ntabwo byaba ari igitangaza, kuko nararenganyijwe, iriya foto yarandenganye. Hari ikibazo cya Ntwari John William gisa n'icya ikindi cya Icyo gatanazi Icyo gatanazi gisa n'icya Ntwari John Williams. Ni ukuvuga ngo yamazije ngo aya makuru ndayazi, narayabonye nanjye no mu binyamakuru cyangwa no bundi buryo. Icyo navuga gusa ahangaha ni uko mu rwego rw'ubucamanza ntabwo ari ikibazo kitureba gutya nk'ubucamanza, ariko mu rwego rw'ubutegetsi bwa leta, natwe turi urwego rumwe rw'ubutegetsi bwa leta, kiratureba. Nagira ngo rero mbizeze yuko iki kibazo nzakiganiraho na Minisitiri w'Ubutabera, kuko niho hari kijya mu nshingano ze neza. Iki kibazo nzakiganiraho na Minisitiri w'Ubutabera, nabibonye mu munyamakuru, mbibona no ku zindi mbuga ni mu bindi forum nyinshi. Nagira ngo bizeye ko nzakiganiraho na Minisitiri w'Ubutabera kugira ngo ibi tumenye ukuri kwabyo, noneho ahasigaye inzego zibishinzwe zifate umwanzuro